Kayitesi Osta, uyu we turanaziranye ni person, twarakoranye Butare, yari umuyobozi wa kaminuza nyikorera, hari uburyo twakoranye. Ndamuzi no mama w'umuhanga cyane, umwe mu banyamategeko bakomeye igihugu gifite. Kwa Mimoza, Minisitiri wa Siporo, ndamubaha cyane, ariko simbatindaho. Ndagira ngo mbabwire amagambo atarenze 2 cyangwa 3. Nibo mbwira aba bayobozi babiri, kuko nzi uruhare rwabo mu kuba mu kuba Rayon Sport imeze uko imeze irahiri, sibyo? Ndabisabira enough is enough. Igihe kirageze ngo mwongere mwicare musubire mu byo mwakoze, mukosora amakosa arimo, kugira ngo ekipe y'abanyarwanda yongere ibe ekipe ibateye ishema, ibashimishije. Igihe kirageze ngo mwicare mubitekerezeho, mu nshingano mufite, mutekereze task mwahaye n'umuyobozi mukuru w'igihugu wacu dukunda, nyakubahwa Perezida Paul Kagame, inshingano yabahaye, murebe niba koko nta makosa yabaye mu gukemura ikibazo Rayon Sport yari ifite. Mufite ubushobozi, mufite imbaraga zo gucecekesha umufana wese wa Rayon n'umukunzi wayo waba ufite agahinda mu mutima, ariko bantumye abashoboye kongeraho ngo enough is enough. Igihe kirageze ngo mutekereze kuri ekipe y'abanyarwanda, ko ari ekipe abafana bakunda ari benshi, mugerageze murebe ntago mwaba murimo mubabangamira. Ese mufite inshingano zo kubangamira abanyarwanda cyangwa kubashimisha? Nicyo mwatumwe. Ese muriteguye ko mu kwezi kumwe cyangwa n'igice imbere aha muriteguye mu gihe umukuru w'igihugu yazagera i Nyanza agahamagara ati muraho ba Rayon Sport, muriteguye? Niba musubiza bati nta mibereho, babisubiza murabyiteguye? Oya, ntago babisubiza. Ni uretse wewe wenyine, abandi bose reka ducike ijambo Karenzi. Navuga azajya twemerera njye ndi umunyenyanza, nanjye ndi umunyenyanza, nanjye ndi umunyenyanza, nanjye ndi umunyenyanza. Hari kuba hari indi diskuru yo hataza kugira abantu bakomakomye. Muri Rwanda Day yeruka kubera i Washington ho muri Leta Zunze za Amerika, abantu bari bagiye kubaza icyo kibazo kihura neza, iyo umuntu agisasira kikagera kuri urwo rwego. Izi nzego ntago ziba zara bitegetswe, ahubwo cyangwa se hari ukundi kuntu byavuzwe byasobanuwe. Niyo mpamvu rero nta kidashoboka yeme. Icyo ndimo ku bantu bafite ishyaka ry'ikipe yabo, fite amajwi hano ejo ibiganiro bakoze, ibyo bavugiye kuri mikoro abafana ba Rayon byose birahari, nubishaka ndabigukinira. Icyo batekereza ku ikipe yabo ni realite ihari. Nta muntu n'umwe ukunda Rayon wakwicara muri stade ngo aterwe ishema n'iriya Rayon Sport yabonye, ikurwamo ku mukino yateguwe, ku bintu yategujwe, ku mafaranga yahawe, ku bitangaza byitezwe, igakurwamo n'ikipe Bugesera nkunda ariko irimo idahagaze neza, irimo irwana no kumanuka, ikaguteguza ikakubwira iti ibyo twakoze muri 2013 turabisubiramo, ukaza ikabikora. Ni ikimenyetso cy'uko nta mibereho. Umukuru w'igihugu nabaza ati muraho bareyo, bagasubiza bati nta mibereho, abo bayobozi bariteguye kuzabisobanura. Hari amahirwe ko bakemura ibi bintu, inzira z'ikigendwa, kuko imyaka 3-4 mu mupira ni myinshi. Ndabasabye, abareyo barabasabye, ni mubashakira igisubizo kitari iki. Icyo tukiveho, shiraho iyi foto. Ndagenda ngo iyi foto imwe uyishyire kuri YouTube, tujyane neza magnifique, ntuze ku nkoroba. Shiraho iyo foto. Ubwo turangije nyakwa Minister ndetse na Osta Kayitesi Dr. wa RGB. Iyo foto irihe? Ni foto ya Paul Muvunyi mu gihe arimo yishyiraho. Paul Muvunyi ntabwo ari izina abareyo
wavuga ngo ntibarimenye. Ndashaka kuguha ubutumwa nyakubahwa. Umaze imyaka irenga 3 wihishahisha abareyo batakubona, kandi urayikunda, urabizi kuyikunda. Paul Muvunyi, amafaranga wari ufite Rayon Sport igera mu matsinda, mfite amakuru ko yikubye inshuro nyinshi. Ntabwo wabuze icyo uha Rayon Sport uyu munsi. Paul Muvunyi, ufite hoteli mu Kagera, ufite hoteli mu Kinigi, ufite hoteli ku Kibuye, ufite hoteli, ufite n'ibindi igihugu cyaguhaye, nubwo nawe wabikoreye, ariko igihugu cy'umutekano cy'amahoro urabizi neza. Paul Muvunyi, ufite hoteli mu Kagera, nayigezeho ubwanjye, hari kaburimbo igera mu nzu, hari amazi n'amashanyarazi utashyizeyo, igihugu cyashyizeyo binyuze mu mukuru w'igihugu, urabizi neza. Urimo urahemba umukuru w'igihugu kubabaza abaturage be, abareyo. Akora iki? Haguruka, ufite ubushobozi, ntaho utagera, usabe kugira icyo ukorera Rayon Sport, urayikunda kandi ufite ubushobozi. Singutindaho ubutumwa. Iki kintu se babukora iki? Azana amafaranga aza yikoreye ajyane ku biro bya Rayon. Azi icyo yakora Reji. Ahaguruke ubuyobozi buveho. Ni mukuru. Akureho ubuyobozi. Azaho yanyura. Azine none se nabisobanuye. Navuze ngo niba umukuru w'igihugu yaramuhaye umuhanda ugera kuri hoteli, akamuha amashanyarazi n'amazi aho hoteli yiri, uyu munsi kabiri nyabagendwa mu nyungu z'igihugu, mu miyoborere myiza, uyu munsi n'ibindi yabigeraho abishatse, abishyizemo ubushaka. Ujye hari kuri village Urugwiro, ujye kwa Codiance usobanura ibibazo byari kuko urabizi, utange n'umuti cyane. Ubwo si nk'ibyo, shyiraho iyo foto. Kare ibyo mvuga biri muri ibyo. Yitwa Tadeyo. Tadeyo Twagira Yezu. Abo uyobora hariya ku Gisozi ni Abanyarwanda muradarwa. Amafaranga urayafite menshi, ikarori iravuze ubu waririnjira buri munota. Mumbabarire ndababwira uyu munsi ntacyo nciye ku ruhande. Ufite amafaranga menshi, umaze imyaka 3 irenga wihishahisha abareyo batakubona. Abakugiriye icyizere ni Abanyarwanda aho ngaho ku Gisozi. Business ukora uzikorera mu Rwanda. Nta muntu ugufiteho ikibazo mu bayobozi bayobora u Rwanda. Bakigufiteho naho uri ntiwahayobora. Garuka muri Rayon Sport ufashe, utanga amafaranga. Umuyobozi uriho niba utamwemera umukureho, shyireho undi ufatanyije n'abandi. Mufashe Rayon Sport isubire aho yari ikeneye kubiri, ntabwo ahiri ari ikwiye kubiri. Hari undi se ngo nawe bamuvuyeho. Karenze ko yari yamavubira cyane. Kiraho uwo nguwo. Sadat Munyakazi, urabizi sinakwemera guyobora Rayon kubera ko nta mafaranga wari ufite. Uyu munsi igihugu cyiza cyaguhaye platform, cyaguhaye amahirwe, ukoresheje ubuhanga bwawe, ukoresheje ubwenge bwawe n'ibindi byose n'ubuhanga muri business, haraho ugeze uyu munsi. Miliyoni 10 uhareyo ntacyo zahindura uri wenyine, ariko muri 10 mushobora kuzitanga, hari icyo zahindura muri Rayon Sport. Ndabizi neza kuganira nabo, uganira nabo, ndabizi kugeraho ugera. Gerageza. Ubushobozi urabufite uyu munsi Sadat, ufite amafaranga, umeze neza. Fasha Rayon Sport mwongere mube. Naherekeze Muvunyi rero bajye kugira ibyo bakora mu Rugwiro. Oya Codiance nyine. Twagiye. Sadat yavuyeho. Uyu yitwa Prosper Muhirwa. Ufite amafaranga, ukunda Rayon, ibyo ntawe bishidikanyaho. Urihisha iki? Ko nta gihugu kiguhiga, ko nta kibazo ufitanye n'iyi leta, ko nta muntu kugendaho, urihisha iki waje ugafasha Rayon Sport? Igihugu hari icyo cyakwimye,
nta gucuruza imyuka. Ntabwo ejo bundi inama y'abaminisitiri yagusohoye ntabwo yasohotse mu nama y'abaminisitiri uyu nguyu bamuha ngira ngo ni laboratoire y'Ibutare. Ibutare se? Ni Ibutare ngira ngo. Ibutare ndibaza ari heri. Ni igihugu ariko iri Ibutare ndumva iri Ibutare. Kuko akora uruganda rukora oxygen. Nta kintu na kimwe igihugu kitamuhaye. Cyamuhaye amahirwe arakoresha ubwenge bwe ameze neza. Ndimo ndakubwira ngo ngira ngo ni inama y'abaminisitiri iheruka niba atari yibanziriza. Prosper Muhirwa yasohotsemo yemerewe ku managinga laboratoire y'igihugu. Nta kibazo ufitanye n'igihugu. Gute wihisha nde? Waje muri Rayon Sport ukayifasha ko amafaranga uyafite. Ni gute umara imyaka 3 uvugira mu gipfunsi ubabaye iminkanyari? Washaje. Ejo bundi twarahuye mbona Prosper yashaje, kandi Prosper ni umuntu ubuzima bwe wasangaga ari Rayon morale yarayihoranaga. Ko ufite amafaranga urihisha iki? Basanga arashajishijwe n'izo nshingano. Nshingano oya ntagarizo nshingano rigizajisha umuntu Murera yamusajishije. Ubwo nawe uyagiye. Ubu nawe namuvuyeho. Gacinya Chance Deni nta bushobozi afite. Afite ubushobozi. Ntabwo Afite ubushobozi ushobora kuba utamuheruka bwinshi cyane. Ndakubwira amakuru mfite. Imihanda arayambika amatara hirya no hino mu gihugu. Ameze neza. Harabyo n'amafaranga arayafite. Ako ku mafaranga arayafite ntabwo umuheruka. Baramubyaye. Ntabwo umuheruka ariko harayafite yagiye. Uburyo mugeranya namwe muri abangaba wari umaze kuvuga. Sindimo ngereranya. Ariko nzi ko buri wese mvuze hano afite ubushobozi bwo kugira icyo akorera Rayon Sport. Gacinya afite ubushobozi 100% bwo kugira icyo Gacinya afite ishyaka 100% ryo afite n'amafaranga yirwanira intambara zose yajyamo. Afite n'amafaranga kandi menshi yagira icyo akora kugira ngo Rayon Sport ibitarahiri. Kandi turetse n'amafaranga plus ubwenge bw'umupira nuko gusobanukirwa na experience hari icyo umuhubutumwa na message mugenewe ayiyobora ni yari afite hadasanzwe Regi, ariko yari agize kubana kwegeranya abandi bakagira football understanding ye irakenewe yahujwe abagabo bose bari kumwe yabafasha. Abo ni bake muri benshi biswe ibisambo bagenda barungurukira mu madirishya byitwa ko bari mu bimbere muri Rayon utabona muri Rayon Sport. Ubwo arabandi nabo utabwiye abandi benshi sinabavuga barwa Gacondo ni benshi. Shira iyo foto nagejeje gushaka ifoto bahuriramo benshi bari muri match, ariko iyo nabonye ngira ngo iragerageza kuba harimo benshi. Saidi bari muri Amerika n'abandi byagenze gute ngo muhunge Rayon Sport? Ninde wabirukanye muri Rayon Sport? Ndabizi neza nibyo barabirukanye, bavuze ko muteze ibibazo muri Rayon, mudakenewe muri Rayon, izahabwa amafani club azajya atanga 2, ariko ntago byakunze, byarafailinze. Kandi ni byiza ko abantu bemera ko ibyo bintu byafailinze babyemera inzira z'ikigendwa bagira icyo bahindura. Iriya stade umukuru w'igihugu arimo twubakira izabamo ubucurama, ntago izabamo abafana b'umupira. Iyo foto iyi ngofero simubona neza, uriya ni Madame Dr Diane Gashumba akiri mu Rwanda atarajya kuba ambassadeur. Uwo ni Muvunyi, uriya ni Haji, uriya ni mzehe ambassadeur Munyabagisha, uriya hirya ni Fred, uriya ni Gacinya, hejuru ni Kamayiresi, hejuru ni Gihozo ngira ngo niba ndeba neza, uriya ni Ndagije, harimo abo ntabona, uriya ni Tade, uriya ni Prosper, uriya ni Edouard, uriya ni Gakwaye. Mwagiye muba mu Rwanda umwahagurukiye rimwe musaba ibintu barabibangira. Ndababaza simbabwiye ngo munsubize nimurari, ariko mu bitekerezo uri kubarotorera. Oya ndimo ndabaha ubutumwa ngo igihe kirageze, enough is enough. Sadat
bagerageza kumukuraho bikanga bikarangira bigenze gutyo, barahagurutse barandika barasinya bajyana muri RGB bagira batyo bati ikipe yacu. Uyu munsi byagenze bite? Kuki batabikora? Kuki batandikira RGB? Kuki batandikira Minisiteri ya Siporo? Kuki badasaba ko ari abanyamuryango ko bayikunda? Kuki batabisaba ngo bavuge bati no, turababaye bihagije, dukeneye icyo twakora mu ikipe yacu, dufite n'ubushobozi bwo kugikora kandi nta ushidikanya kuba tuyikunda, muduhe umwanya dufashe ikipe yacu turayikunda. Hanyuma babyangirwe, noneho hano twicare tuvuge tuti ntacyo batakoze. Ariko kuvugira mu matamatama, kuvugira kuri telefone rwihishwa, murihisha iki? Ntago mubihiriza abafana ba Rayon gusa, murabihiriza abanyarwanda bose, murabihiriza isi yose. Rayon Sport ni ikipe ituma umupira w'u Rwanda ushyuha ukomera, ni ikipe ituma ikipe y'igihugu ikomera, ni ikipe ituma igihugu gishyuha kiryoha. S'il vous plaît, ntago mwihemukira gusa, murahemukira n'umupira, murahemukira n'abandi. Muhaguruke, abo bayobozi n'abantu, ntago Minisitiri Mimoza mwamujya imbere ngo mubwire uti nyakubahwa wadusabye kujya ku ruhande turahajya, ariko ibyo watuzaniye twarabibonye, dufashe bihinduke. Nyakubahwa umuyobozi wa RGB wadusabye kujya ku ruhande twarahagiye, ariko twarabibonye, igihe kirageze ngo mudusubize uburenganzira ku ikipe yacu, natwe tugira umusanzu dutanga, ntacyo twigeze dukora kibi muri iyi kipe. Niba ari icyaha cyo guhangana cyo gutwara ibikombe cyo kugera mu matsinda turacyemera, nta kindi cyaha. Nyakubahwa umuyobozi wa RGB yaravuze ngo twasanze kuri Rayon Sport ngo konte ngo hari 2,000. Uyu munsi ugiyeho wasanga hangahe? Ko byibuze hari 2,000 ikipe yagiye mu matsinda. Uyu munsi ugiyeho wasanga hangahe? Kwimaze imyaka iniyobowe neza, ihemba ku gihe, ifite ibiro. Uyu munsi ugiye kuri konte ya Rayon wasanga hangahe? Hari umunsi n'umwe Rayon yigeze yunguka, iricara igabana inyungu, dividende buri munyamuryango araza bamuhaye? Byigeze bibaho muri Rayon? Bagabanaga ibyishimo, bagabaniraga gukunda ikipe yabo bakanyurwa. Ntago bigeze bagabana amafaranga, nta kibazo cy'amafaranga abakunzi ba Rayon bigeze bagira. Fan club zari zigezaho zikontribuwa miliyoni 60 zirenga buri mwaka, buri sezo. Ndabasabye, navuze kuri Rayon kenshi, sinzanongera pe, mumbabarire. Ariko umuntu wese wari wicaye muri stade ejo yabonaga ko ikipe iri mu kibuga iteye kimwaro, kandi nta yindi mpamvu. Si Patrick utazi kugura abakinnyi, si abatoza babaswa, ni ubushobozi. Ntihagire ubabeshya, ni ubushobozi. Rayon Sport ifite ikibazo cy'ubushobozi. Ntabwo ikiri ya Rayon Sport yiba umukinnyi nijoro, ntabwo amafaranga ya Rayon yabaga kuri konti, yabaga mu mifuka yabo, barahamagaranaga saa 6 z'ijoro amafaranga akaboneka. Niko ikipe y'abafana bigenda, barunganira, bunganira Skol, bunganira n'abandi bafatanya bikorwa, ekipe ikabaho. Retired ararengana, nose nta butumwa agenerwa. Retired ubutumwa ni bumwe, yagombaga kuba ubutumwa ni bumwe. Yaragerageje ibyo yarashoboye, ariko ntiyashobora Rayon Sport. Ibyo ndabimusubiriramo, ntiyashobora Rayon Sport. Icy'ingenzi yari gushobora cyaramunaniye, ni ukugerageza kwegeranya abo bantu bakibona muri Rayon bakayifasha. Ntiyabishoboye, byaramunaniye. Niyegure niba akunda Rayon Sport koko nkuko bivuga, kuko ntazigera yishobora adafatanyije n'abandi bayikunda bafite ubushobozi. Ntabwo Rayon Sport azayishobora ari kumwe na Keri na Sadati na Furaha na Karaveri na Ndagije, ntibazayishobora. Karaveri Esperance ntabwo bazayishobora. Karaveri reality Esperance tunamusuza cyane, uko niko kuri, uho kubabaza ihangane, ntibazayishobora. Icy'ingenzi cyari ukugira ngo bose bahure bayibonemo bayifashe. Byarananiranye, niyegure, otherwise azaba ari marushya iminsi gusa ababaza abafana, nta kindi. Ntabwo azayishobora. Ntabwo Retired adafite amafaranga yo kugura abakinnyi buri mwaka ngo yifate wenyine agura umukinnyi wa miliyoni 30-40. Ntabwo azabishobora, nta n'uwamugira iyo nama. Barayateranyaga, ariko ubu ntibikunda. Baragura abakinnyi bizanye, baragura abakinnyi badahembwa, baragura abakinnyi b'amafaranga 2 b'ubuntu. Ntago Rayon Sport yakomera muri iki kinyejana umukinnyi wizanye ntabaho.
za peri ziragenda zigatanga miliyoni 50 zigatanga miliyoni 40 still bikanga. Wowe urazana umukinnyi w'igihumbi ngo ni wowe uzakora ibitangaza ntabwo bikunda. Ndabashimiye kutanca mu ijambo. Ubutumwa bwanjye no ubutumwa natwe twari tubukeneye ariko haraba tumvise muri kugo bajyanye muri ayo mazina ni izina wivuze Muvunyi bwo hari igihe uvuze nabarwa Gacondo n'abandi nabaruhamya mbuga n'abandi sinabavuga bose n'abakiri bato bose bafite ibyo bakora buri wese mu bushobozi bwe bamushimire Claude bose bari abajene bakizamuka tutakibona wa undi wo muri banki wajyaga guriza equipe nindi Jean Paul kwa Toforo n'abandi bari bagiye ariko ibintu bya Sport ndumva ari hatari gusa hari ikintu Karenzi akomeje mu kanya avuze ngo ejo ari Bugesera areba mu kibuga buri kipe ahubwo sinzi ko utanarebye muri stade ngo ugarure nk'iyo foto nda n'urugero hari igihe warebaga muri stade gusa abicayemo n'ubushobozi bavugwaho bazwiho nibyo bakoze babareyo ikipe yakinnye ubwabyo bikaba byagutsinda garura ya foto magnifique nayo rero uyu munsi usigaye ureba muri stade rero yakinnye na rero nanone ukayibura hejo bundi Bugesera kuri match batsinze muri championnat umuntu nashoboye kubonamo wabonaga nka uyu mutari mu Nyamirambo yitwa Ndera uyu kandi abakurira inshuro nyinshi amaze imyaka yose muri rero kwanza kuva namumenya Nyamirambo ari kuva migambi ukamubona nyine ubonaga rero yabaye ubutayo no muri stade suko mfobeje abantu baba bagiye babareyo ariko hari abantu bagaragara mu ireme ry'ikipe koko ku buryo babonwamo nk'igitinyiro icyubahiro ku ikipe ubushobozi ku ikipe abo bantu ntabahari uribona nyine ukabona ko kuri regional twagiye kubona Bugesera ryejejemo igitego tubona ritade aragiye ariko hari banundi ukabona ntayisigaye nyine nababandi twavuga nk'abo bafuraha sigara ari Nyakanga ko ni furaha nawe wabona hari ibyo yashobora ariko bike cyane by'agatonyanga mu nyanja by'agatonyanga ku buryo furaha ntabwo yabyimba Rayon Sport ntekereza ko n'uwamuha abakinnyi babiri bonyine ngo abamenye sezo yose nabyo byamugora byamuhungabanya ubwo rero Rayon Sport ikeneye abareyo koko kukande rumwe nkuko Karenzi yabivugaga ariko igikenewe cyane ndi kukibona muri context y'imyumvire yihe n'imigenzereze uyu munsi hari ikintu Karenzi yaciye hejuru yavuze ibintu byiza hafi ya byose 100% ariko hari ikintu yaciye hejuru genda hamwe ntashidikanya ko ikibazo Rayon Sport ifite uyu munsi tuvugana ni image yabaye projected yeretswe nk'inzego za politike z'igihugu z'ubuyobozi ikaba arimwo ifatamo Rayon Sport ku buryo uyu munsi nubwo uruvuga ngo Yusta Kayitesi Dr. najyo ndongeraho n'umuyobozi tunubaha na ministre wa sport mpamya ko umwe ministre wa sport mugeza aba yaravuyeho tuzaba tuvuga ibindi ariko azaba umwe ba ministre wa sport baferinze demonstration azayikora byananiye rwose wagerageje nawe ariko ukabona ko byaranze umupira biranga muri nationale biranga mu federation biranga ahantu hose ibyo twavuga ngo yagenderaho ngo byagenze n'iza nama zagiye zitegurwa ariko izo nama n'undi zahozeho zizanahoraho ariko ku kijyanye na morale ku kibuga n'umusaruro mu mafederation no mu bakinnyi mu marushanwa yariyo yose byaranze aho ugerageje kubihuriza na ministeri ntabwo byakunze n'abayobozi ba sport ariko ikintu bagomba gukora Karenzi yabasabye kuko iki kibazo umukuru w'igihugu yakigejeje kuri minister wa sport ariko ubwo na Kayitesi cyarimwe uyu wa RGB nkaho cyagendeye rimwe nuko minister wa sport ari we nyine bivuga ngo niwe ubiramutswa ibijyanye na sport ariko umunsi Rayon Sport ijya no muri RGB yari yahinduriwe imyumvire n'umibonerwe ukibonwa igendamo nkuko ibibazo byo bibonwa nkuko hakemuye ikibazo cya PS Mbera kuri yashwanyutsemo ebyiri bakagira uko babikora cyangwa usanga muri ADPR hajemo ibibazo yagiye muri context nabwo yagiye nka esprit sportif yagiye nkuko hakemura ibibazo by'idini cyangwa by'ishyaka kandi mu by'ukuri siyo Rayon Sport siyo sport icyo rero mbona aba babyeyi babiri beza cyane turi kubona hariya
gombye kugera zanze nibo bakafasha ya mbere kuko biragoye bara abagabo twavuze bose n'abagabo bihaye bafite uko babayeho cyangwa banabayeho bazakomeza no kubaho nababo babaho ntabwo ari abantu bo gusuzugura gutya kuko barasuzuguwe pe izi nzego aba bantu ko ari babiri bahagarariye zera nzego basuzuguwe bano bagabo ku rwego rw'uko basa n'abagezeho basa n'abashaka kubazinura nuko bigoye kuzinuka ikintu wabayemo ubuzima bwose ufata nk'igice cy'ubuzima izi nzego rero zabasuzuguye bamwe zikabohereza muri ribu nizo zagafasha ya mbere zibagarura zikicarana nabo kuko umuti wihuse umuti wazanaboneka respect kumara imyaka 50 cyangwa 40 hakazaboneka umuti wundi ariko si wabareye bakeneye n'umuti wihuse umuti rero wihuse uri muri aba bagabo n'abagore ndavuga abangaba turi kubona bakabegera bakabaza none uko twarirebeye bakemera ko umuntu wese araferinga kuba uri mu rwego rw'ubuyobozi uyoboye RGB binagenda neza uhabwa n'amanota ntabwo bivuga ko ibintu byose uri perfect nta muntu kwibeshya umuntu agishobora gufata ikintu uko kitari cyari ni nacyo kintu ugiye mbashinja azinze kuko arebye ministeri turebeye mu ndorerwamo ya ministeri ndetse na RGB bibeshye ku kibazo cya Reyo bagifata uko kitari cyo